umupfapfa nubwo wamuha ibya mirenge yabisesagura bigashira. Wishimira umusore w'umunyambaraga akakurandura urutugu, nutareba neza icyo wakundaniyeho na mugenzi wawe mujya kubana nicyo kizabatandukanya. Turabashuhuje bakunzi ba Mutima w'Urugo TV, tunejejwe no kubana namwe. Turagushuhuje wowe uri mu mpande enye z'isi, abari mu gihugu cyacu imbere ntabwo twabirengagije, abari mu ntara y'Amajyepfo, Iburasirazuba, Iburengerazuba, ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali namwe turabashuhuje. Inshuti zacu ziri muri India turabashuhuje cyane, abari muri Cameroon turabizi ko muhari, abari muri Canada, ntabwo twabavuga ngo tubarondore mwese ariko turabakunda cyane, mutuba ku mutima. Uyu munsi rero bakunzi bacu tubazaniye iki? Tuze kuganira ku mushinga werekeye no kubaka urugo. Twakibaza ese kubaka urugo bitegurwa gute? Ese urabyuka uyu munsi kuko ufite ubushobozi ukumva wakubaka urugo? Reka rero hamwe n'ibyo tuvuze n'ibindi twibaza tuganire, tubasaba inkunga yanyu mwebwe mudukurikiye, cyangwa se mwe mugeze kuri Mutima w'Urugo TV bwa mbere, kugira ngo mukore subscribe, mukanda aho ngaho hari ibara ritukura, mukande kukazogera, ndetse murabona ahantu hari udutwi kuri ako kazogera muba ariho mukanda kugira ngo inkuru yose dushyizeho cyangwa se ikiganiro kijye kibasha kubageraho mbere. Kandi ntimwibagirwe no kuduha igitekerezo cyanyu, hari indi nkunga cyangwa se igitekerezo mwatugira mwifuje kunyura mu gikari, nimero murayibona aho kuri ekara naho mwatuvugisha. Rero tudatinze mu magambo reka dutangire ikiganiro cyacu. Twakibaza ngo mbese iyo umuntu agiye kubaka urugo agendera ku biki? Reka aho uri usubize uwo muntu uri muri wowe. Uwo muntu nshatse kuvuga si uwundi, ni umutima. Ukurikije uko wajya kubitekereza, urumva uko ndi bubivuge, nawe wumve koko nimba ari byo, ubwo niwumva ari byo ubikomeze, niwumva atari byo kandi uwo muntu inama ya mbere aguha ubashe kuyikurikiza, ntumuninire, kuko turabizi neza ko umuntu uri muri twebwe ntajya abeshya, ahubwo ikibazo tujya tugira nuko hari igihe aduha inama tukazanga, tukajya guca ku ruhande no ku ruhande, ariko mu by'ukuri umuntu wese arabizi ko umuntu uri imbere muri twe atajya abeshya. Twagiye rero, njyewe uko mbitekereza, birakwiye ko umuntu ugiye kubaka urugo, mbere na mbere abagomba kubanza gutekereza ngo mbese nzatungisha iki abagize umuryango. Ubwo aho ngaho cyane nibanze ku basore, kuko uko bisanzwe mu muco wacu twebwe hano iwacu mu Rwanda cyangwa se aheshi ku mugabane wa Afurika, tujya tuva iwacu tugasanga abatwari, nubwo tutirengagije ko hari ahandi n'abasore cyangwa se abagabo bajya basanga abagore, cyangwa se muri iri terambere ririho ubu abantu benshi baba mu mijyi, ugasanga aho muhuriye n'ahantu runaka utavuga ko umwe yasanze undi, mu magambo make nimba ariko nabivuga. Rero igikwiye gutekerezwa, nimba ari umusore uzasanga umugore purito mumbabarire, n'uwo ngugiye gusangwa nawe abagomba kubanza gutekereza ngo mbese
uyu muntu ugiye kunsanga azaba hate, azatungwa n'iki, kuko birashoboka ko ashobora kuza yari umuntu ubasha gukora, ariko ejo agahura n'ingorane runaka, nimba yari afite akazi akakavaho, nimba yari umuntu wabashaga kwikorera akaba atakikorera. Ibyo bintu uba ugomba kubanza kubiteganya mbere y'uko upanga uwo mushinga. Kupanga biba byabaye mbere y'uko ushyira uwo mushinga mu bikorwa, ukabanza gutekereza ibyo bintu uti mbese naramuka avuye ku kazi nzashobora kwihangana, nzashobora kumufasha kugira ngo wubake urugo rukomeye. Bakunzi banjye mpoza ku mutima rero, byaba bibabaje rwose, byaba biteye agahinda kuba wubatse urugo bikugoye, warafashe igihe kinini cyo gushaka umutungo, byaba bibabaje cyane ufashe igihe gitoya cyo gutekereza kuwo muzabana, kandi ari we ugiye kugira umucungamari wawe, umucungamutungo wawe, ari we ugiye kugira inshuti yawe y'ubuzima bwose, ari we ugiye kugira mama w'abana bawe, ari we ugiye kugira umutware wawe, umwe uguhagarariye, umwe ujya ukubahisha iyo ugeze mu bandi bavuga bati dore madamu runaka aratambutse. Njya mbabara cyane, hari abantu bajya batabiha agaciro, nk'umuntu akaba yaraturutse mu burengerazuba bw'igihugu, yagera mu mujyi wa Kigali akahabona umugabo, nyamara waciye henshi, waciye mu mashuri, muri karitsiye aho utuye, nta muntu n'umwe wari warigeze aguhitamo, ariko uwo muhuye mugenzi wawe akagutoranya, ariko warangiza iyo ngabire ukayitesha agaciro. Ni ukuri birababaje cyane kandi biteye agahinda. Niyo mpamvu mbinginga mwebwe mudukurikiye mutarubaka ingo, kugira ngo nimujya guhitamo abo muzabana, nabyo mujye mubikorera dovi, nabyo mujye mubikorera dovi, kuko ni umushinga ukomeye. Urugo ni ikintu gikomeye, mbese njyewe sinabona uko mbibasobanurira, ariko ndabinginze kugira ngo nimujya mugera kuri iyo ngingo mujye muhashinga agati, nimba ariko nabivuga, mwibaze muti mbese uyu mushinga dutangiye uzaramba, kuko imishinga yose dukora ntabwo umuntu aba yifuza guhomba, ahubwo icyo twifuza ni ukunguka. Kandi icyo nababwira, inyungu yo mu rugo nta yindi. Wagira amafaranga, wagira amazu, wagira abana, wagira byinshi, wagira inshuti, ariko udafite uwo mwashakanye mubanye neza, ibyo byose byaba ubusa. Kuko hari ijambo rivuze ngo umupfapfa nubwo wamuha ibya mirenge yabisesagura bigashira. Rero reka dutangire tuganira kuri izi ngingo zigera muri ebyiri cyangwa se eshatu, kuko ndi bubaze umusore, nongere mbaze umukobwa, nongere nganire n'umugabo n'umugore bubakanye umuryango. Twagiye rero, ndatangira mbaza umusore. Mbese musore, iyo ugiye guhitamo uwo muzabana ugendera kuki? Reka nkubwire ijambo rigira riti, ujya guhitamo uwo muzabana, ugahura n'abakobwa babiri, ugahura n'umukobwa w'inzobe cyangwa se n'uw'igikara. Mbese iyo uhisemo uw'inzobe uba ugendeye kuki? Ndabizi neza ko ari bo benshi bahitamo. Inama nakugira, jya ubanza urebe neza mu mufuka wawe, wibaze iki kibazo kigira giti, mbese umufuka wanjye cyangwa se ubushobozi bwanjye bwanyemerera kugurira uriya mukobwa amavuta yo kwisiga agakomeza gusa neza? Murakoze cyane. Reka nongere mbaze wowe mukobwa udukurikiye, mbese iyo ujya guhitamo umusore muzabana ugendera kuki?
hari ibyateye ubu ngubu ngo ni ugushaka abasore bateruye ngo uriya ngo utasohokana ngo agaragare nk'umusore uteranye, ngo uriya ni nyama ya rwo. Izo nizo nkuru zeze mu rubyiruko rw'iki gihe. Ariko nawe reka nsoze nkugiriye inama, wishimira umusore w'umunyambaraga akakurandura urutugu. Reka twongere tuganire n'abubatsi ingo. Mbese iyo umaze kubaka urugo, ujya uzirikana ibiganiro waganiriye n'umukunzi wawe ku munsi wa mbere muhura? Mbese ujya wibuka impano yaguhaye ku munsi wa mbere muhura? Mbese ujya wibuka aho yajyaga gutemberana igihe mwari mukiri muri fiyasaye cyangwa se igihe mwari mukiri mu rukundo rushyushye? Nawe rero reka nsoze nkubwira ngo nutareba neza icyo wakundaniyeho na mugenzi wawe mujya kubana nicyo kizabatandukanye. Bakunzi banjye, basore mudukurikiye, rubyiruko, bana mukiri batoya, muri mu gihe cy'ubwangavu ndetse n'ubugimbi mudukurikiye, bagabo namwe bagore, ntabwo narinje kubatera ubwoba cyangwa se kubaveba bitewe nuko amarangamutima yanyu abategeka iyo muhitamo, ahubwo icyo twifuza ni ukugira ngo nk'abakunzi ba Mutima w'Urugo TV twubake urugo ruhamye kandi turuhereye mu musingi. Murakoze rero. Ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa se ikibazo wifuza kuba watubaza, watwandikira aho ngaho kuri ekara muri kubonaho nimero, ndetse no muri komenti, kuko ibitekerezo byanyu ni ingenzi.